Imisi koko tubyumva ko Paccy ataboneka ku murongo wa telefone. Tumaze imisi tubona adakora ibiganiro ku Makuru TV, ariko Makuru TV tukabona imwe irakora imisi ngahe. Urumva none se hashize imisi ngahe iki Makuru TV Paccy atayikoraho? Ni imisi myinshi, byumwe bigiye kuba bitatu. Makuru TV niba hari cyangwa dahari, nge niko mbitekereza. Ariko nta uhari nose bagiye kumurangisha hari nta uhari. Nanjye nyine nicyo mvuga, kuki binyura handi bitanyuze ku Makuru TV. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Reka twizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'urugendo online TV ndetse n'impemburo TV. Urugendo rurakomeje, ariko rukomeje twamaze no guhembuka cyane. Vitali yesashimwe. Yesahimbazwe. Umeze neza cyane. Meze bon. Amakuru y'urubavu. Amakuru ni meza cyane. Ngiye kuvuga kazina ka. Imana yahaye Vitali PS. Yamuhaye PS. Imana ifite PS. Cyane kabisa. Akosu ni yanjye biraharira. Ni yawe irahari kuko ubundi kuburiho nicyo gishoro cy'Imana ku buzima bwawe. Yego. Uriho uhumeka umwuka wazima, uryama bugacya ukareba iby'umunsi uko umunsi wiriwe, tugeze muri amasaha cyane mbere ya saa sita. So numinuka umugoroba ari ukinjira mu gitanda. Yego. Ejo ukazabona hageze mu gitondo, kuburiho nicyo gishoro cy'Imana. Reka mpumuriza abantu bamaze kumva ko PS zabo zitagihari nka ba Jerry ko ejo n'ejo bundi ibintu bizaba bimeze neza cyane. Turagarutse ndisaba mu gakire, ndi kumwe na mugenzi wanjye Vitali ku mpemburo. Uyu munsi tujye kongera tuganire nawe nk'umukozi w'Imana, ariko nk'umuntu n'ubundi ujye ubasha kuvuga ati kwanariza cyangwa se ugasesengura ku biri ku mihanda. Imihanda ya YouTube iriho ibintu bimeze gute kuro? Hari ibintu byinshi. Kwa Kid wagiyeyo? Kwa Kid nagiye mu rukiko. Nari mari. Memo no gufungurwa kwa Ndimbati nari mari. Urubanza rwa bya Ndimbati byo warabikurikiranye. Kwa Kid ntago wenda nigeze mbona ukora ibiganiro. Urubanza rwa Kid nk'umuntu warukurikiranye ruracyakomeje, ruranakomeye. Ubona amaherezo ari ayaye, urugendo ruragana he rwa rubanza? Reka tubanze dusenge. Iyo bunyo ntinjiye mu bintu byaka kuri imihanda, ngomba kubanza gusenga. Iyo ninjiye mu byaka, cyo yemba ndi mu biganiro bisanzwe. Rero iyo ninjiye mu bintu bizituma hagomba kugira abantu bakiri humure, tugomba gusenga. Kuko numva hari ihumure rigiye kuza ku bantu. Mana turagushimye mu izina rya Yesu, uwera wa Isiraheli, Imana ikomeye. Waravuze biraba, utegetse birakomera, ducishwe bugufi n'ijambo ryawe muri uyu mwanya turimo rero. Ku Rugendo TV, ku Mpemburo TV, aho hose n'abadukurikirana bose bahabwa umugisha nawe. Dusengeye uyu wese uri mu bitaro kwa muganga, uri mu seromo n'abaryi ku mariri yabo ku bitanda byabo, abari mu nzu z'imbohe mu magereza hatandukanye, abafite ibibazo bitandukanye by'amadeni, ababuze uko babigenza, ababuze urubyaro, ababuze ibyangombwa bitandukanye runaka, abakeneza visa, abakeneye ubwene gihugu mu bihugu bitandukanye, abo bose turabasengeye. Tanga ihumure ku babuze ihumure, uhumuriza abababaye, kuko ijambo rya riratubwira ngo nuko duhumurize abababaye. Tubwire abisiraheli, tubabwire ko iby'impuha n'intambara bishize, twurutse imitima y'abantu bababaye. Muri aka kanya umuntu wese ubabaye reka humurizwe nawe, kandi iri jambo data twese rigiye gutambuka, ikiganiro tugiye gukora, Mwami Imana gifate kuri buri umwe wese kimuhumurize, ni mu izina rya Yesu Kristo Mwami wacu, amen. Amena, amena cyane. Vita, nabonye waragiye kwa Ndimbati. Ndimo rega wanyinjije mu mwuka. Ubu navuye mu mubiri tugiye gukora ikiganiro. Nanjye ndimo namaze. Iyo hari ihumure ry'Imana mbyumvamo. Iyo ninjiye mu kiganiro. Nari Vita, ko nabyumvise ko hari abantu bagiye kwakira ihumure bahumurizwe mu mitima. Yego. Vita, wari wagiye kwa Ndimbati. Nakubonyeyo ntago wabashije kwa Paccy sinzi rimbo waragiyeyo. Urubanza rwo kwa Ndimbati ibintu byashimishije abantu buryo bwakemuye, bari no kuvuga ati binabe no kumuvana Paccy. Ejo Ndimbati mu bantu bagaragaye
baje kumva urubanza rwa Prince Kid bro nari mbonye intumwa y'Uwiteka ahantu yego mbaza tugeze kuba ndimbati yara ubonye ubutabera akarenganurwa akaza no kumva umuntu bijya kwitwa ko bajya kuzira icyaha bijya kumera kimwe nubwo atari kimwe neza birabyo bifata dusuze Apostle Yongwe Joseph mukozi w'Imana udasanzwe umuhanuzi w'Imana kandi ariko amaze iminsi yihishe mu bintu sinzi ibyo yihishemo ibyo ari byo oya namubonye ejo bundi mu biganiro nka 2 reka tumusuhuze nawe ahabwe umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Dusuhuze n'abakunzi ba Yongwe TV. Ba Yongwe TV kandi bajye kuri Star Times ariko birahenze. Bajye no kuri free ni televiziyo inaboneka no ku muntu ufite flat yawe free iriho. Ufite umuntu wese ufite televiziyo iri flat rwose ubasha kwibona ku buntu. Byiza byurutse imitima y'abantu, imitima ibiremerewe, ibiganiro by'imiryango reka tubabwire rero bajye kuri Yongwe TV nabo barebeho barunguruke kandi Yongwe TV ifite na channel yitwa Yongwe TV banajyeho bakore subscribe cyane rwose yego warubajije nari nkubashije ku bya ndimbati kugaragara mu rubanza rwa Prince Kid birabigaragaza ikigo umuntu w'umugabo nawe wari umaze iminsi ari hari ahantu kandi banari kumwe buri uko nasuraga Prince Kid na ndimbati twarabonanaga uko nasuraga Prince Kid na ndimbati twarabonanaga nasura ndimbati Prince Kid nawe tunkamubona rero urumva ni inshuti nk'umuntu wari uherutse gusura Prince Kid wumvisha afite ikihe cyizere kuri rubanza ari kuburana rugikomeje burya rero iteka y'umuntu wese umurwayi yarwaye yageze imbere ya muganga abayizeye gukira kandi na muganga yavura umurwayi abayizera ko umurwayi ari bukire kubera ko azicyambira azi ubuhanga afite abaza ubuhanga Imana yamuhaye ubumenyi Imana yamuhaye ibyo rero nibyo bituma Prince Kid nawe abayizera ko aburanira imbere y'ubutabera bw'u Rwanda kuko uko abashinjacyaha bamushinja nawe niko abafite umwavuka nawe umushinjura cyangwa se umufasha mu by'amategeko urumva rero umushinjacyaha yapika itegeko umwavuka nawe akazana indi tegeko rivuguruza iby'umushinjacyaha yavuze ibyo byose rero buriya niyo mpamvu nubyara abana Samu uzabyara umwana umwe yiga amategeko undi yige ubwubatsi undi yiga ubuganga undi azajye mu gisirikare cyangwa igipolisi hari ubwo mvuze bangahe reka tubibwire Vitali inda ya mbere iza mu munyamategeko je kutabimbwira se oya kandi niwe nabibwiraga nyine niwe nari imbere je inda ya mbere izabiki inda ya mbere azatera ndetse ahubwo oya ntabwo abuze sarabuze wowe kuri imihanda twirirwaho ntabwo abuze abageni ahubwo imyaka yawe y'ubukure ngira ngo ntiruzura simbizi ndabura umwe uzi ikintu usabwa nkohereje kwa Apotre Yongwe Joseph Arerimana idigirimini kurongora nonaha gukira nonaha Imana ifite PS uzagenda ufate PS kwa Apotre Yongwe kwa idigirimini hari kandi uzagende witwaje sadaka ari kigano kandi reka naratuye ari oya reka mabwiza ukuri hari ibintu mumukini reka mabwiza ukuri hari ibintu mukinisha ngo Imana yatangiye ubuntu ngo natwe dutangira ubundi none se va hano ujye kanyarira n'ubuntu turebe n'amaguru ni kuri Vita kwagiye kanyarira uvuye hano ukagikanyarira urabona wahagenda iminsi ngahe wararuhageze n'amaguru ntago wararuhageze ariko nutega imodoka urabara isaha imwe n'iminota uraba wicaye kanyarira rero ibintu byose ni amafaranga iyo nkweto wambaye ni amafaranga iryo sogisi ni amafaranga iyo pantaro ni amafaranga iyo shati ni amafaranga ubu na box wambaye imbere nubwo ntayibonye ni amafaranga so iyo saha wambaye ni amafaranga mikoro ni amafaranga kamera ni amafaranga nta kintu na kimwe kidakorwa n'amafaranga abantu bakwiye kumenya ngo mwaherewe ubuntu mutangira ubuntu ni byiza ubuntu nagakiza ka Yesu twese twagaherewe ubuntu ariko ikintu cyitwa imirimo ni ugukora udakora ntakarye Bibiliya nikitubwira rero tugomba kwiga gukora tukiga guhesha umugisha ugahura n'umuntu ngo Imana uzambwira umuntu muzahura utamusuhurije hanyuma kubwira ngo Imana iguha umugisha ni ijambo ryiza umubwiye nawe akakubwira ngo Imana iguha umugisha wambaye neza urakoze cyane Imana iguha umugisha ufite isaha nziza
akira ngo he bitanu Imana iguha umugisha akira iki n'iki Imana iguha umugisha nta mugisha w'ubusubaho ntibazakubesha nta mugisha uriya muhungu azanye sadaka ngwino ubu urugero rwiza iyo kamera ufite Imana irayikuba zanitura hano oya jewe apotre ndamushyigikiye yongwe I dig minute aho reka tureke kuhatinda cyane ni kwituro kuko abantu bakijijwe barabizi ko ituro rifite ibintu sadaka ituro rifite ibintu bimwe na bimwe bikora mu bivuga mu gitabo cy'imigani Bibiliya iravuga ngo amaturo y'umuntu amucira inzira akamuhuza n'abakomeye amaturo y'umuntu amucira inzira reka nkwereke ninde muntu wagiye mu rukiko gutanga ikirego atabanje kwishyura igarama ry'ikirego ubu ntawubaho ninde muntu wabonye umwavo kumuburanira atari umutindi nyakurya wa undi ujya usaba icyangombwa mu mudugudu no mu kagari kugira ngo asinyirwe ko atishoboye ajye mu rugaga rw'abavoka bamuha umwavo kumuburanira ninde muntu uburanirwa n'umwavoka wishoboye udafite utatanze amafaranga ntabwo bibaho hari ibintu rero by'ubuntu hanyuma bitari by'ubuntu ubwo butumwa bwatambutse ku bantu bakurikiye urugendo runani TV ndetse n'impemburo ubwo abantu babyumvise ko bagomba kugira uburyo ubwo twaturiho kuri Paccy na Niba wihore Jean Bosco babaye inshuti bari muri mageragere muri gereza babaye inshuti n'abantu nibwira ko ndetse babaganaga hafi na hafi urabona Niba ni umusitare na Paccy ni umusitare bose rero urumva bose barasobanutse n'abasitari rero urumva na abantu bakurikiranwa buri gihe wabasura ugasanga bari kumwe urumva narahamagaraga undi nawe agahamagara runaka ubwo nanjye nka profitiraho n'undi nawe agaprofita ko nahamagaye nuko byagendaga cyangwa se nkafata igihe runaka cyo kujya gusura Niba ku giti cye nkafata n'ikindi gihe cyo gusura Paccy ku giti cye kuko jewe ndi umuhesha w'umugisha habyo kumbaza ngo ese wamusuraga nkande ibintu nk'ibyo hari abantu bundi bababazwa n'imitwaro batikore wamusuraga namusuye nka pastor jewe ibyo mbisubije kugira ngo ataza kugira uzakubibaza hirya yo kubasura hari uburyo nabonye muri no minsi nk'umukozi w'Imana avuga ati kubera ko ndi kubona uyu muntu ari mu kibazo kiniki reka mfate umwanya musengere hari ibiganiro nabonye Vitara riri kumwe n'abantu bari kurira umusozi bagiye gusengera Areba bagiye gusengera yabo amavuta haleluya wafashe n'umwanya wo kujya ahantu uri herero uravuga ngo reka nsengere Niba cyangwa reka nsengere Paccy siporo muyifatire kandi gusenga ni imibereho gusenga nibwo buzima ibintu byose rero ni ugusenga ahatari ugusenga habamo gusengera kandi iyo umuntu asengereye ashobora kwicwa n'izo yasengereye ariko pastor urimo urashyirwa mu majwi y'abantu bakingiye ku mubyimba bambora iki umukozi w'Imana umunsi akatirwa bari kugushyira mu majwi ko wamukiniye ku mubyimba nk'umukozi w'Imana kubizi neza kubizi neza ko ari je muntu wa mbere wabaye kuri bampora iki kubya mutabazi byose byagenda gatangamo ibiganiro nta kintu nte ku mubyimba bampora iki ni ijambo wakoresheje uvuga ngo yarazi ko ari agati kadatemwa agati kadatemwa kadakorwaho no naravuze ngo sagati kadakorwaho cyangwa katatemwa so gutemwa nyirizina ahubwo ni ubudahangarwa rero muri iki gihugu cy'u Rwanda nta muntu ukomera ku itegeko so naravuze ngo bamuhora iki urazi ko bari bamukatiye bamusabiye ushinjacyaha bwamusabiye imyaka 20 no kwishyura miliyoni 200 zihazabu ariko urukiko rwanzura ko ari imyaka 4 na miliyoni 60 zihazabu ndavuga ngo rero abanyamakuru mwarambajije mutese hagati y'imyaka 4 na miliyoni 60 icyaba kiza kuruta ikindi niki ndavuga ni icyaba kiza kuruta ikindi nuko yishyura 60 kuruta uko yafungwa imyaka 4 kuko imyaka 4 Imana ishobora kumucira inzira akabona n'ibiruta miliyoni 60 umugisha w'Imana iyo wakumanukiye umunyarwanda yaciye umugana avuga ngo haba guhirwa ntabwo haba guhinga ushobora guhinga hegitari 10 undi agahinga hegitari 1 wa hegitari 1 akeza kurusha wahinze hegitari 10 rero mu gihe kandi ikindi ndavuga ngo ashobora no kujurira yajuru ugasanga muri bwa bujure bw'ibasabye igihano gisubitse ugasanga igihano kirasubitswe kuruta uko yajya gufungwa rero byose birashoboka bampora iki n'ukuri ndamukunda kandi si ukumukunda bindi si ubushuti bwimbitse dufitanye ahubwo amagambo yagiye avuga twese nta muntu utacikwa shitani nta muntu atasaba nta marayika numwe uba mwisi
marayika atuye mu ijuru n'uwari marayika witwa shitani yabaye shitani yageze mu isi yitwaga marayika w'umucyo yaramanutse yikubita hasi kubera kwishyira hejuru rero hari igihe buriya ikintu kitwa mapfusha ariyo mafaranga niyo yatumye ibyo byose bamurika byinjira mu uyu munsi wa none turacyari ku bivugwa ku mihanda yaba ya YouTube ndetse n'imihanda nyine isanzwe twari turi kuri Prince Kid na Ndimbate ariko tugarutse kuri Prince Kid wenyine ho biracyakomeje kuko ngira ngo abantu barebye kuri mama rwa Gasabo Scovia abaye nk'umuntu umena umuceri twari turi kumwe aravuga ati noneho tugiye nibyo tutavuze tugiye kubivuga kubera ko hari habonetsemo ikibazo Prince Kid yaravuze ati kutaburanira mu ruhame ni bimwe mu byateza umuvurungano mu Banyarwanda ugasanga bamwe baravuga ibi nibi binyamakuru birimo biratangaza ibintu bitandukanye noneho umushinjacyaha aravuga ati iby'abanyamakuru bavuga byose ntabwo ari ukuri ntabwo twebwe turi abanyamakuru twe tureba iby'itegeko rivuga ntabwo tureba iby'abanyamakuru bavuze noneho Scovia aravuga ati nuko bimeze ati noneho tugiye kuvuga nakataravuzwe nari mpibereye jewe urumva ati niba batemera iby'abanyamakuru tuvuga noneho tugiye kuvuga noneho ibyo bagiye kuburanira mu muhezo noneho baze gushanga bave mu muhezo twamaze kubivuga nk'ijisho ry'umusesenguzi se wari uhibereye wabonye koko hari uburyo Prince Kid yimwe uburenganzira cyangwa yarenganyijwe ntabwo navuga ngo yimwe uburenganzira kuko ni icyifuzo cyasabwe n'ubushinjacyaha hanyuma Prince Kid nawe asaba ko yaburanira mu ruhame aravuga ati abicaye hano bose muri iki cyumba nta numwe utabizo mwahagurutsa wese yababwira igitumye mpagaze hano ati nta n'ikintu na kimwe cyitwa iperereza ubushinjacyaha nibwira ko cyahungabana kuko ibyakabaye iperereza bamaze kubyishyirira ku karubanda abanyamakuru bose barabivuze hanyuma rero ubwo aravuga ati kandi ikindi Miss Rwanda akazi nakoraga kakurikiranwaga na miliyoni zisaga 46 ku isi yose ati rero ndumva n'ababyeyi babyaye abo bana b'abakobwa bazaga muri Miss Rwanda bazaga muri Rwanda kiwati kira kinuzo cya president cyitwa Rwanda what kihe Rwanda Inspiration Backup ati abayikurikiranaga bose basaga miliyoni 46 ku isi ati rero n'ababyeyi bohereje abana babo muri Rwanda Inspiration Backup bakeneye kumenya ukuri kwibyavuzwe kuri Prince Kid atabicaye hano muri iki cyumba cy'inama cyo kuburaniramo nta numwe utazi ibyanjye numwe uri hano rero umucamanza arabireba arabisuzuma ashyiraho itegeko aravuga umwavoka wa Prince Kid yagaragaje itegeko byuko uburenganzira bwa Prince Kid butaba bwubahirijwe ataburaniye mu ruhame umushinjacyaha nawe nawazana itegeko ariko je yo baburane je birashimisha uzi ko ushobora ufasha icyumweru ukagiharira mu rukiko wahava wiza amategeko kandi utagiye kuyiga muri kaminuza biragushimisha kandi bakanira abantu baza wumve baza geshimishwa niyo umwavoka ashinjura yapurika itegeko urumva hari itegeko umushinjacyaha akubita hariye urumva mbese ni kwa kayafa kwa Pilato urabyumva none umwavoka nawe akapurika irindi tegeko niyo mpamvu navuze ngo mu bana ubugewe mu bana banje hagomba kuba mu munyamategeko hagomba kuzamo umunyamategeko undi akaba umwenjeniyeri hakabamo n'umuganga undi nawe akazaba umunyamibare akazabamo n'umuhanuzi kuko harimo n'umuhanuzi kuko ngiye kuzashaka ituro muri apotre Yongo akwimikira umwana naganire na Bishop Brigitte arambwira ati buriya Yongwe yakuvuma ati Yongwe yakuvuma ati Yongwe ati umuntu Yongwe ataravuma ntabwo aramenya Yongwe wari we ati buriya afite impano yo kuvuma kandi ukavumika Bona bimuganga abantu bamwita bareka kumukinisha ahubwo nawe kiganira Potter yohereza sadaka kuko je narabyumvise n'imbere y'Imana Brigitte yarabyibwiye urumva burero ariko je icyo nshimira Imana twariyunze oya byagenze neza cyane wakoze kuri aposo Yongwe namuvuga neza cyangwa nabandi bafite ibyo mvuga ngaceceka nuko bimeze cyane twari tukiri gukomeza n'ubundi hirya ya operation mafuta
hari umuntu mayi sadaka vuze neza potre yo hari umuntu njugunye ituro rya bitanu oya Bibiliya iravuga reka nkubwire ko numva kuvuga yongwe neza bizana sadaka kuvuga neza reka nkubwire biravuga ngo kuvugwa neza dukomeze ibyo twari turimo ariko uzi kuvuga neza ubu se umuntu wamuvuga neza nose umuvuze neza Bibiliya iravuga ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete bazambona n'Imana ikunda bayikunda ntabwo ikunda bajya mu kwa shitani ahubwo ikunda bava kwa shitani baza ku Mana nkunda bankunda bashakana umwete bazambona none se ni nkunda yongwe mvuze neza yongwe mbona ituro nawe umuvuge neza nawe uzaribona okay ntacyo ubwo uyu munsi wari uwawe ubwo nanjye nzareba umuntu wese agira samedi kuri Reka wenda dukomerezeho aho ngaho ntari nabyibagirwa tukiri kuri Preskid hari operation iri kuvugwa ya Jolly Mutesi Jolly Miss Rwanda 2016 operation yagiye akora rero nasize hari ahantu nenda kugeza Kimironko ubwo turacyari kuvuga kubiri ku mihanda reka wenda kubiri ku muhanda dusigaje nk'iminota nk'icumi okay ibyo kuri Mutesi Jolly ntabwo genda nabimenya bimenywa na bariya bagiye babyitabira cyane abo banyamakuru kamwe abanyamakuru nimwe mwabimenya mu busesenguzi bwanyu ariko gihe ntabwo namenye ibya Mutesi Jolly biravuga ko ari we muntu wari uyoboye operation ni bivugwa nkuko n'ubundi navuze ko Scovia bamarwa Gasabo ari we wabashije gutangaza operation uriya remewe uriya anavuga n'icyumba cy'inama ibintu byose byaberaga mu byose muri garandi ligasi harimo icyumba ngo cyifite gahunda kandi icyo ngicyo nta muntu uciritse wakijyamo ahubwo akantu kansekeje n'ukuntu yavugaga ngo mu bantu bakomeye bajyayo ngo barabanza agahamagara akavuga ngo hari uhari ntawe ngakagenda bakamuha agafubuza akajyamo kuko ngo hajyamwe abantu benshi abari ku murongo ibyo ntabwo nabimenya byamenywa n'ababa ku mihanda cyane no kuri iyo mihanda ya hotel garandi ligasi ariko je sinabimenya okay analyse zawe ziragaragaza ko Kid afite amahirwe cyangwa yo kuba yataha nk'uburyo wenda ndimbati twabibonaga rimwe n'imwe twavuga ati ndimbati yari yasabiye imyaka 25 ariko birangira umucamanza mugize umwere rero kuba Kid yarasabiye imyaka 16 ntibitangaza abantu yuko yaba umwere cyangwa se agahabwa igihano gisubitse niyo yagira imyaka ahabwa runaka ashobora kujurira urukiko rukuru ugasanga urukiko rukuru umuhana gwe y'icyaha cyane ko byari bikomeye biruta ibindi bitagaragaye mu byaha yaregwaga icyaha cyo kugurisha abakobwa cyo cyane ntabwo twakibonye icyaha cyo kunywesha ibiyobyabwenge abakobwa ntabwo cyagarutsemo urumva rero ibyo biri mu bintu bikaze byari gutuma rwose iyo myaka asabirwamo ariko urumva icyifuzo cy'ubushinjacyaha kwifuza no kwifuza ariko si ugushyira mu bikorwa ubushinjacyaha bwifuje ko yahabwa imyaka 16 y'igifungo hanyuma ariko urukiko rwo nirusesengura ubu rugiye gusesengura rwicare Marayika Gabriel azamanukira umucamanza n'umwanditsi basesengure barebe basange Kid hari aho Uwiteka hari cyo Uwiteka yamuvuzeho kuko ujya mbere yaravuze ati ngewe ni gute nahesha abantu ibyo kunywa nanjye ubwanjye ntabimo ati kandi ikipimo cya muganga kigaragaza ko kuva mbaho sinjyanywa ibiyobyabwenge okay nibiri ku mihanda ntabwo dushobora imihanda harya nirwemo yizajya yita imihanda ntabwo dushobora kugenda hari ifoto abantu bose baba kuri social media bari kuyibona ni ifoto y'umuvandimwe cyangwa se ya mugenzi wacu Paccy w'impanuro hari itangazo natangiye kuribonesha abantu barinyohereza hari hashize iminsi bivuga ko yabuze tubona itangazo byari byose wenda reka ndisubira abantu itangazo ryihutirwa ryo kurangisha umuryango wa Niba Etienne urarangisha umwana wabo akoreraga ikinyamakuru cy'impanuro TV witwa Jare Pacifique Kwizera wabuze mu ijoro ryo kuwa 21 Nzeri uyu mwaka aburiwe mu mujyi wa Kigali wamubona yahamagara kuri nimero zikurikira cyangwa akabimenyesha ubuyobozi bumwegereye mwaduhamagara kuri izi nimero haro 0788599202 cyangwa se 0788222327 nimero yindi ya gatatu ni 0788558044 izo nizo nimero basizeho Paccy yakoreraga niwe wari boss we
w'impanuro TV ubwo irimo niwe watanze iryo tangazo ni tasiyo waritanze nibyo turi kwibaza ubwo hano ntago wenda ndibuze gushyira kuko iri tangazo rishaka kuba hari ibibura rero uko nabibonye tumaze iminsi koko tubyumva ko Paccy ataboneka ku murongo wa telefone tumaze iminsi tubona adakora ibiganiro ku Mpanuro TV ariko Mpanuro TV tukabona irimo irakora ariko ntabwo ikora neza nkuko yari isanzwe ikora ibyo bya neza n'ibyitari neza twe ntabwo tubizi icyo twumva ubu ndamusemaze iminsi 2 3 5 icyumweru byumweru 2 numva ijwi ry'umuntu ritari irya Vitali ntabwo navuga ko Vitali atari mwarakora numvise Samu Gakire ijwi ry'undi muntu rimwe arakora ibiganiro atari Samu Gakire ku rugendo online TV navuga ngo Samu Gakire ariko ari hehe cyo gihe nahamagara Samu Gakire nabura telefone yiwe nkahamagara Vitali nabura telefone ye ku mpemburo icyo gihe ndavuga ngo ariko Vitali ari hehe sararwaye sari hehe bimeze biti ibyo ngibyo rero abantu baba bagomba kubyibaza ariko iryo tangazo nanjye naribonye ariko ntiryujuje ubuziranenge iri tangazo ryatanzwe n'umuryango je navuganye n'umwe wo mu muryango wo kwa Paccy ambwira yuko atari bo batanze iryo tangazo na muntu twavuganye kuri telefone mbwira ko atari bo baritanze ko ryatanzwe ngo n'umudamu uba muri Canada ngo witwaga ko yari inshuti ya Paccy yatanze mu izina ry'umuryango wa Paccy urumva nyine niba nawe ari umunyamuryango wo kwa Paccy ntabwo nge mbizi ariko niwe ngo watanze iryo tangazo nkibaza je nta nubwo kuko je narindi bonye nanjye nabibonye mbibona abantu babyohereza ngo babikuye muri groupe nabaza ntese mubikuye ngo hari groupe ngo twabagaho ngo yo gufasha ngo y'Impanuro TV ngo bitanzwe nane ngo ritanzwe n'uwitwa Charlotte ngo wa muri Canada so ubwo rero urumva jewe ntabwo ibyo twebwe ntabwo twagira ariko uwo twavuganye yambwiye ngo ntabwo aribo baritanze ariko igikuru uti nakibaza ngo wahamagaye umwe mu muryango wa Paccy gute munaziranye uri inshuti y'umuryango mwamenyanye mute kugira ngo uvuge ngo ubwo bigenze gutya reka mpamagare kuko utahamagaye Tasiet tusi nk'umu nka boss we nawe namwandikiye twanavuganye mvugana n'umudamu we namuhamagaye nitabwa n'umudamu we mbonye nabibonye mu gitondo ikinyamakuru cyitwa Inzozi Zacu TV nicyo cyabi by the way nanjye Tasiet namuvugishije nicyo cyabishyizeho Tasiet namuvugishije mu kanya gashize niyo link nyohereza kuri Tasiet tusi kugira ngo tumenye ariko hari n'inkuru yo ku Nzozi Zacu TV nayo iri kubivuga iri kubisobanura nabonye ari inkuru ebyiri ku Nzozi Zacu TV hanyuma ikindi twakibaza Paccy ni umuntu w'umugabo ntabwo Paccy ari umwana so uruhinja bavuga ngo twabuze umwana twagize gutya yego nibyo hari igihe umuntu abari umuntu ashobora kugera ahantu runaka yarwaye yakaba yaba ari mu bitaro yabuze nubwo yahamagara umuntu icyo gihe abantu bakaba bavuga batari ku muntu n'uyu twamubonye hanaha nibyo birumvikana hari n'igihe bibaho ko umuntu aba afite ubumuga yagize ubumuga afite ubumuga wenda busanzwe yajya ahantu hari imiryango umuryango ufite nk'umuntu ari nk'umusore ariko bazi ko afite icyo kibazo ku buryo bashobora wenda kumubura bakavuga ati ubu reka wenda bibeho mu buryo bwo kumurangisha nk'ubu ngubu ariko Pastor yashyizemo ijambo aravuze ngo twari tumaze iminsi tubyumva Pastor bimaze iminsi ngahe urumva none se hashize iminsi ngahe iki Impanuro TV Paccy atayikoraho iminsi myinshi byumweru bigiye kuba 3 atayikoraho so ahubwo twebwe icyo twibaza iri tangazo tubonyeho nimero za Tasiet tusi Tasiet tusi ko afite ikinyamakuru Impanuro TV ari nacyo Paccy yakoragaho kuki yemera ko nimero ze zijya zitangwa n'abandi yabivuze ku Mpanuro TV none se babaye bazisizeho atabizi wenda ari nk'umuntu uzifite wazisizeho yazisiba gute kandi tangazo wumva ko ryasoye n'umuntu utari wenda nina kuko namubajije ambwira ko atari we nabaze famille hari icyo babubiziho ambwira ko bitari kuri famille ngo ari inshuti ariko urumva ko iyo nshuti ayizi iyo nshuti urumva ko ayizi niba yakubwiye ko ari inshuti arayizi ahubwo inshuti zishobora kuba nawe zabikoze nawe ntabwo abizi neza 100%. Reka rogiye nkubwire ntushobora gufata itangazo ntazi
ugafata itangazo ngo ndarangisha Vitari wakoreraga impemburo TV ugashyiraho nimero za korode ugashyiraho nimero za korode nta kibazo oya icyo gihe nanjye mitangaragara nkaza kuvuguruza ibyo cyangwa nkabyemeza gushyiraho nimero za Tasimbona atari ikibazo kuko yari boss we wenda umubonye ukamuhamagara byakoroha cyane. None si impanuro TV ikora kuki impanuro TV itabitwereka niba byari ukuri koko idakora iki impanuro TV wari uzi ko gusohora itangazo nk'iri ngiri bisaba kubanza kubyaka kubivuga kubisabira uburenganzira kubisaba hehe mu nzego zishinzwe ko Rib buriya ushaka kubiyibwira cyane kuko ahubwo ndakeka ahubwo ni naho babisaba muri Rib nyine nanjye icyo mvuga kandi nzi ko bashobora kuba banza wumve none si ritangazo ririho nimero za Tasiye ryo kukiyemera ko ritambuka hariho nimero ziwe niba tabizi yagakwiye gukora iki icyo akabaye gukora icyambere ryamagana icyambere niba aramutse azi ko icyo kibazo gihari of course hari inzira bigomba kuba binyuramo kandi ikindi umunyamakuru Paccy ahubwo reka tumusabe we wabonye iryo tangazo bagashyiraho na nimero ze za telefone natumara amatsiko ku mpanuro TV Paccy yakoreraga tumenye niba atakira umukozi w'impanuro TV niba hari cyangwa dahari nge niko mbitekereza ariko ntawe uhari nose bagiye kumurangisha hari ntawe uhari nanjye nyine nicyo mvuga kuki binyura handi bitanyuze ku mpanuro TV ubwo bari muri process yo kubyaka nkuko twabivuze ko binyura ubanza kubisabira uburenganzira kandi ndanakeka ko atari Tasiye wajya gusohora itangazo ko Paccy afite famille ariko nawe ahubwo no muntu reka nkubwire ikibazo ntago kiraho uyu muntu nimba ari n'inshuti wandika ngo mu izina ry'umuryango akanashyiraho amazina bigaragara ko ashobora kuba ari ay'umubyeyi wa Paccy ubwo urumva uyu muntu ibi bintu tubyite kuko gushyiraho nimero ya Tasiye ntago ari cyo gikomeye kuko nazire yasizeho urabona ko ari iz'abantu bari mu Rwanda ntago ari izi nimero ziri hanze agashyiraho amazina ya papa wa Paccy ndakeka ko ubwo ari uburyo abifiteho network ikibazo rero gihari ni kimwe none se kuki itangazo rikorerwa hanze ntirikorerwe mu Rwanda none se umuryango wa Paccy wo mu Rwanda ntabwo uzi kwandika ariko menye ko bisabirwa uburenganzira noneho nukuvuga ngo hanze nta burenganzira bisaba nuse urabona yabusabye ubwo nimba yabusabye twemere ko riraryo ryujuje ubuziranenge rero ubwo reka tuvuge ko niba byakorewe hanze itangazo ryakorewe hanze ariko hakajyaho nimero z'Abanyarwanda bo mu muryango wa Paccy ubwo twemeze ko iryo tangazo nabo baryemera kuko bakabi baryamaganye mu binyamakuru bitandukanye baze kuri tambutsa uwo wavuze mwavuganye akubwiye ko batabizi yambwiye ko batabizi umwe mu muryango wa Paccy yambwiye ko Paccy yambwiye ko iryo tangazo batarizi akubwiye ko batarizi akubwira ko Paccy ahari oya ibyo ngibyo tubyihorere yambwiye ko itangazo batarizi icyakora cyo ambwira ko Paccy nawe barimo barashakisha ariko ko batarasohora itangazo kandi itangazo ko turizi rigomba kuba rivuga ngo umuryango wa kanaka uramenyesha abantu aba uramenyesha ko wabuze umuntu uyu n'uyu ku itariki iyi niyi bityo ko wamubona wese yakihutira kumenyesha kuri nimero iyi niyi iri mu mazina hana cyangwa akamenyesha ubuyobozi bumwegereye hanyuma utanze itangazo ninde agahita yivuga hari bimenyeshejwe ariko biba bigomba no kugira abo bimenyesheje nyine jistoma urumva iryo tangazo rigomba kujya bimenyeshejwe Rib urabyumva neza cyangwa se bimenyeshejwe inzego zibifitiye ububasha icyo kintu wacyumvise neza rero urumva ririya ntabwo ryujuje ubuziranenge none se pastor icyakoze icyo tuvuga cyo reka tuvuge yenda itangazo ubundi si buriya si iriya nzira banyuzamo urabyumva dufite radio dufite RBA dufite imyamakuru bitandukanye na hano ubwanyu ariko ubundi kuki itangazo rituruka hanze kuki mwebwe muri nk'abanyamakuru bagenzi be ritabaturukamo hoya tuzi press release itangazo abanyamakuru asiyasoni ryo tangazo aho nanjye nicyo nanjye navugaga hakabaye hategerejwe itangazo ritangwa n'impanuro TV nk'ubu tuvuga reka turebe Yongwe TV yo Harerimana Joseph umuyobozi w'ikinyamakuru Yongwe TV
tuza abanyamakuru bakora kuri Yongwe TV n'urugero ntanze cyangwa se abakora kuri RBA cyangwa bakora kuri TV1 cyangwa TV10 n'ahandi na za TV na za ntuze na za BTN. Umunyamakuru Celestin ntawe wirusha amaboko, murabona igihe igitaba Imana atabaruka. BTN niyo yabaye ya mbere mu gutambutsa itangazo rya Celestin ntawe wirusha amaboko. Babyumvikanyeho n'umuryango wa Celestin ntawe wirusha amaboko kugira ngo ibindi bitangaza makuru bidatambutse iyo nkuru kandi aho yakoraga batarayitambutse, ahubwo batanafite amakuru yuzuye. So rero natwe icyo tuvuga, hari ikintu cyitwa kumara abantu urujijo. Nge ukira ngo Paccy, yewe nasaba Impanuro TV niyo yakabaye ubundi duha idodito. Ngereka nkubaza kano kabazo. Wahamagaye mwe mu muryango wa Paccy. Arakubwira ngo ntabwo uri nitangaza ari twebwe twarisohoye. Ariko natwe yarabuze, yakubwiye ko yabuze ku itariki zika. Uwo twavuganye nige niko yambwiye. Ntabwo twagiye muri byinshi. Yambwiye ko ari process barimo. Ariko kitangaza atari bo baritanze. Ko ngo ryatanzwe n'umugore uri hanze. N'abantu barenze bangahe nabo bambwira ngo umugore uri muri Canada ngo witwa Charlotte. Banya no kuri WhatsApp bifiteho. Urabyumva neza? Rero urumva icyo twenda kuvuga ni igiki. Ahubwo turasaba buri muntu. Hari n'uwanyeretse aka video umwe amwiyitirira ngo my husband ngo my what ibintu nk'ibyo. Icyo dushaka kuvuga ahubwo abo bari hanze batazi iryo tangazo. Ahubwo niba twereke niba duhinzira batubwire kuko buri muntu. Ariko ikibazo ubundi kirimo ni ikihe? No gutanga itangazo cyangwa se nuko ryatanzwe nabi. Itangazo ubundi itangazo rigomba gutangwa na banyirubwite. Icyo sinzi niba ari ibyo mushaka ibyo birumvika. Ibyo mvuga rero itangazo rishobora kuba yenda ryakaba itangazo. Ariko noneho waritanze yari afite agahinda kenshi kurenza ababyeyi. Ntabwo bishoboka. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ngugira imbabazi umwana kuzirusha nyina abashaka kumurya. Icyo kintu mwacyumvise? Rero icyo navuga, Paccy twese yari inshuti kandi turamukunda, twamukundaga. Ariko ushobora no gusanga turimo turavuga izi nzira, iyi mihanda tuba turiho, urumva iyi mihanda tuba turiho ni imihanda ifite inshuti nyinshi. Hari imihanda, iyi ni imihanda ifite inshuti muri Kongo, iyi ni imihanda ifite inshuti Burundi, iyi ni imihanda ifite inshuti Tanzania, iyi ni imihanda ifite inshuti Bugande. Kandi nkuko mubizi umupaka w'u Rwanda, umupaka wa Gatuna na Kagitumba ukora amasaha 28 kuri 28. Icyo kintu baracyumva neza. Tanzania ku Rusumo ni umupaka imodoka zirara zigenda. Mwabyumvise neza? Ahubwo reka twisere Imana n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Ibyo bintu byose uvuze n'ibindi byose nta makuru yabyo ahari. Ntayahari. Icyo twara turi gusoma twese twari turi kwitangaza. Dushobora kuba tuvuga ngo umuntu yarabuze, nibyo koko nitumubona. Ariko ugashobora gusanga umupaka w'u Rwanda n'Ubugande, imipaka y'u Rwanda n'Ubugande, Cyanika, Gatuna, Kagitumba, Kizinga, aho hose imipaka irakora kandi ikoreje n'abangwa. Icyo kintu mwacyumvise. Hanyuma ikindi, imipaka ya Kongo irakora. Murabyumva neza? Irakora. Umupaka wa Tanzania urakora. Mwabyumvise neza? Yewe n'u Burundi bwarakinguye. None se Paccy, nimba uri kuvuga ko imipaka ikora, bivuze ko ashobora kuba yaburiye mu Rwanda ariko yambutse umupaka runaka? Ibyo ntabwo tubizi kuko none se Paccy ni umugabo ukuze, ni umugabo ufata ni umugabo warangije kaminuza y'u Rwanda Butare, ni umugabo wifatira ibyemezo, ni umugabo ushobora wagisha inama umutima we. Twese rero kugeza uyu munsi wa none dufatanyije twamenya ngo uyu mugabo, uyu musore ari hehe. Urumva kuko umuntu ashobora kugenda, so bwa mbere umuntu ashobora kugenda atanavuze, ukazongera ukabona umuntu nanone arabonetse. Rero twizera Imana, hamwe yo kwizera Imana, ahubwo nawe aho yaba ari hose afashije, adufashije cyangwa agafasha n'undi wari we wese, mwese nk'inshuti ziwe. Ko ndabizi mwese mwari inshuti z'amagara ntusige. Tuvuye mu itangazamakuru nkuko nanjye murimo murabimbaza, nanjye murabimbaza nk'umuntu nanjye ubyumva gutyo nkuko abandi babyumva. Ariko ahubwo icyo twibaza, turasaba umuryango wenyine nyirizina uba ari wo watumara amatsiko kuruta uko amatangaza turuka hanze yanditswe n'abantu bo hanze. Kandi amatsiko bayakumaze bakubwiye ko adahari n'abari muri process zo kugira ngo babitangaze. Jiso ngira nibyo nanjye mbabwira. Nibyo nanjye mbabwira. Kuko buriya umuntu ku giti cye ni umenya nyirubwite, ni umenya icyo avuga
n'icyo adakwiriye kuvuga. nicyo dakwiriye kuvuga. Rero je ndumva umuntu ashobora no kuyobya uburari n'urugero ushobora no gusanga n'uwari ukoze iryo tangazo hanze yanayobya uburari yayobya uburari kandi n'umuryango wo kubwiye ko adahari nyine ariko se kuba umuntu adahari umuntu ashobora kuba adahari ariko hari uwabaze ahari. Urabyumva neza. So ibyo byose rero reka tubitegereze katubiha Imana n'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Ubundi icyo kintu usorejeho ni nacyo cyiza. Niyo conclusion nta nundi mwanzuro w'ibi bintu ahubwo babandi bitarajyana nabo gusenga ubwo bagende bazamuka bikiro cyifuzo bazamuka n'undi muntu wese uri kureba iki kiganiro azamura isengesho nicyo kintu gihari cyane. Kuko icyambere twavuga Paccy yari umuntu ukora ibiganiro biri sociale cyane. Urumva tumwite Marita tumwite Tabita. Urabyumva neza? Dorcas Tabita amakanzu ya Tabita yaborehaga abantu amakanzu. Noneho Bibiliya avuga ngo isengesho Tabita amaze gupfa abo yaduteye amakanzu bose barasenga. Kwa gusenga kwabo bituma Petero aza asengera Tabita arazuka. Urabyumva rero natwe reka tuvuge ngo isengesho icyo nshaka kubivuga ngo yari umuntu ukora ibiganiro sociale bibasha kuba nka Tabita kuba yadodeye amakanzu. Soreza ku isengesho urakoze cyane. Mwese rero reka tubashimire. Twibagirwe nimero zawe za telefone. Telefone ni 0782 51 15 97 0782 Mana turagushimye mu izina rya Yesu tugushimiye kurinda kwawe gukomeye wabanye natwe waraturinze uraturagira uri mwiza ureba kiranuka ubere maso bagutegereje ushyirwe hejuru uramye uhimbazwe kuko uri byose kandi ushobora byose nta cyo kikunanira. Turasenze muri aka kanya muri uyu mwanya turasenze kandi dusengeye Paccy kwizera Mwami Imana umurinde umukomeze. Turamusengeye kugira ngo data twese aho yaba ari hose Mwami Imana atwigaragarize kandi data twese tuzi neza yuko ijambo ryawe ridahera. Waravuze iyo uvuze biraba iyo utegetse birakomera. Dusengeye uyu muntu wese dusengeye uyu wese wamubona aho yaba ari hose nkuko tubyumva mu matangazo atandukanye tutaramenya ibyayo. Mwami Imana urinde buri umwe wese kandi umurinde kandi umukomeze. Izina ryawe rishyirwe hejuru uri mwiza urera urakiranuka ubere maso bagutegereje. Shimwa ushyirwe hejuru uramye uhimbazwe. Ibyo wakoze nibyo wakoze byose n'amashimwe. Uri Imana data twese ivuga bikaba wategeka bigakomera. Ganza utegeke usange uyu muryango data twese usange buri umwe wese dusengeye Abanyarwanda n'u Rwanda igihugu cyacu cy'u Rwanda tugisabiye umugisha ubuyobozi bw'u Rwanda tubusabiye umugisha. Mwami Imana urinde imipaka y'u Rwanda yose uyirinde kandi uyikomeze. Urakoze kubyumva no kubikora. Abakozi bawe abahanuzi bawe abatambyi bawe abavuga butumwa bawe abo bose Abanyarwanda muri rusange isi yose abumva ikinyarwanda bose tubasabiye umugisha. Urakoze kubyumva no kubikora dusabye umugisha twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amena. Nk'umuhanuzi w'Imana Imana ifite PS ndabasuhuje mwese. I love you so much my people. Amen. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire.